itakura umuntu nta nayitagiza umuntu pe rwose batangiye ari bato cyane umuntu abona bitazemera ariko kugeza kuri ubu umuntu wese arabareba akavuga ati uza abantu bagaburiwe nabo kuri YouTube channel kandi dore ubu niyibayigaburiye nakuvuga ngo Yesu aragarura Yesu aragabura mbese Imana ica muri bo amazina yabo kuyakira kuri channel uzabona views tugira ubingi igiye kurebwa n'umuntu urimo kwireba baraza guhita akora share ariko na Vestine nayireba nawe uhita udukorera share we no kuri rwose yewe reka Vestine ukore share na comment na subscribe na Dorcas ndabakunda cyane kabisa kandi n'abantu dufata icyitegerezo twe kandi ubwo nayirene uramubwiye musaza kabisa rero reka nkubwire fatira aho tugeze ikimana kize ku mutima kuko wiga ahubwo twese twabyirutse tumeze nk'abasazi bajyaga badutereza imyuka mibi tukarara tubona inzoka ariko hari ikintu Yesu yaranditse bashiki banjye ubu naba mama hari ikintu Kristo yaranditse nanjye ubu ngubu murabona ko naje kurangiza ndiga urumva ko hari ikintu Kristo yanditse kandi n'ubu umugambi Imana uracyakomeza ariko utewe ubwoba niki hari ikintu Kristo yanditse hari ikintu Kristo yakuvuzeho humura reka kwigira nabi reka kwiyehura reka gutekereza kujya gusambana ngo niho umunezero uva ahubwo hari ikintu Kristo yanditse icyo nicyo mbifurije kugira ngo musingire icyo Kristo yavuze mwebwe mushakashaka ahubwo mumenye nicyo umwami Yesu ashaka niki Kristo yakuvuzeho umenye mbese niki Kristo arimo kukuvugaho umenye ngo mbese niki Kristo agushakaho mbese numara kwisobanukirwa reka nongere kubaha ikaze noneho mvuga nti Uwiteka nakomeze kubahira muri byose twamwakiriye n'ubundi uyu ni umushyitsi musangwa ariko muramuherukara ubushize uyu muntu yaraje atuzanira inkuru nziza abantu baranezerwa nkuko mwagiye mubitwereka mukanda like dushimiye abantu bakoze subscribe ariko nawe urimo kundeba dore wowe ufite telefone mu ntoki utarakora subscribe itubikora abantu baraho ngaho barareba gusa nta kuduha subscribe duhe subscribe ubundi dukomeze gufatanya rero uyu munsi nta bintu byinshi ndashaka kubanza ugasenga Imana banza usenge pe ubundi bindi turaza nyuma tubabwira turagushimye Imana uri Imana ikomeye cyane urakiranuka wabanye natwe uraturinda bwo twaherukaga ahangaha wabanye natwe uturinda mu mayira abana natwe uraturinda none tugarutse ahangaha amahoro turagushimye uri Imana ikomeye cyane ongera utugote uturinde kandi tugote muri iki kiganiro tugiye gukora abane natwe twiyereke kandi ukomeze kurinda abanyarwanda bose amavuta imbaraga imigisha bibabeho turakwinginze kugira ngo umwuka wera akomeze kubazaho kandi utanga uburyo Mana mu banyarwanda utanga imikorere Mana ndabasengeye kuko mbakunda urakoze urakarama natwe ukomeze kudushyira mu mwuka wera atuzo mu izina rya Yesu amen. Yes uwo twakire harya yitwa nde? Amazina yanjye nitwa Evangeliste Denis. Evangeliste Denis tuguhaye ikaze rero harya uri umuririmbyi cyangwa uri umuvugabutumwa? Ndi umuvugabutumwa mbo mu buryo bumeze bute bwo bw'ijambo ry'Imana okay ariko hari umuntu ejo bundi wakoze ubukwe nawe uvuga ubutumwa ariko abuvuga mu buryo butandukanye n'ubwawe ni umuririmbyikazi ngira ngo uramuzi Vestine uramuzi yandamuzi uririmbana nande harya na Dorcas ejo bundi twagiye tubona ka video kabo kagiye hanze tubona Vestine na Dorcas bari kubyina nonosha Vestine yambaye ikanzu y'abamama ndende ubona rwose ari umubyeyi nirihe jambo wamubwirira mu damu muri aka kanya jambo nababwira bari abana bashyigikiwe n'Imana cyane ni abana bakoze cyane ntibita ku bibaca intege nubwo bagiye bahasuringa bagaca mu buzima bugoye ariko ntago bacitse intege barakomeje nyine barakomeza barakataza hari indirimbo bafite buri abaririmbye yitwa ngo Simpagarara mbese bivuze ngo mu bintu dukora mu gakiza watangiye mu buzima ubayeho ntugahagarare ntugacogore gusenga kugeza ubwo Yesu azagufasha Imana ikomeze bashyigikire ndabakunda cyane n'abana beza bafite indirimbo zitugezeho zikadukora ku mutima rwose aho bari congratulations Vestine and Dorcas no kuri Imana bashyigikire cyane ariko byo barabana ngiye nigeze kubona ikiganiro bakoreye nimba ari ku Rugendo TV bakimara kuza yewe utwana ubona ari abaturage ubona ariko reka mubwire nta hantu Imana itakura umuntu nta nayitagiza umuntu pe rwose batangiye ari bato cyane umuntu abona bitazemera ariko kugeza kuri ubu umuntu wese arabareba akavuga ati uza abantu bagaburiwe nabo kuri YouTube channel kandi dore ubu niyibayigaburiye
Yesu aragarura Yesu aragabura. Mbese Imana ica muri bo amazina yabo kuyashyira kuri cano uzaba ureba views tugira. Ubu ngiye igiye kurebwa n'umuntu urimo kwireba araza guhita akora share. Ariko na Vestine nayireba nawe uhita udukorera share we. No kuri rwose. Yewe reka Vestine ukore share na comment na subscribe na Dorcas ndabakunda cyane kabisa kandi n'abantu dufata icyitegerezo twe. Kandi ubwo na Irene uramubwiye. Musaza kabisa. Rero reka nkubwire fatira aho tugeze ikimana kize ku mutima wawe kuko byanze bikunze hari ubutumwa hari message uzaniye abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange n'abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda itutugezaho rero message Imana yagushyize ku mutima nta kibazo. Yes, murakoze kabisa. Reka ngire ikintu ngeza ku banyarwanda. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma tarasanga muri Yohana ibice 19. Iryo jambo ry'Imana tugiye kubagezaho Yohana ibice 19. Ndagira ngo mbwire abadukurikiye ko ari ijambo ry'Imana ryiza riruhura umutima. Iri jambo ryanditswe muri Yohana tugiye gusoma. Reka dusome Yohana ibice 19 ku murongo waho wa 21 kabariho dusoma. Hananditswe ngo nuko abatambyi bakuru n'abayuda babwira Pilato bati ntiwandike ngo umwami w'abayuda ahubwo wandike uti yiyise umwami w'abayuda. Pilato arabasubiza ati icyo nanditse nacyanditse. Murakoze cyane. Ndumva yariyo magambo tugiye kuganiraho mu gihe kitarambiranye. Hano ijambo ry'Imana tubonye ubwo Yesu bamufataga muri ruriya rugendo yari arimo rwo kuducungura rwo kutubohora. Bamushidikanyijeho bavuga amagambo menshi bakajya bavuga se ubundi ni wowe busindura umwami. Muribuka ko bagiye bamubwira nko ku musaraba ngo ubundi wakikijije natwe ukadukiza. Muribuka ko bagiye bavuga ati se uri umwami abantu bakaba bagukubita gutya. Mbese abantu bamugiyeho impaka abantu bakomeza nyine kumujyaho impaka bagira naho bageze ku musaraba mbese bashaka kumushinyagurira kugira ngo bahindure noneho indi shusho ye bahindure isura ye bandikaho amagambo bandike ko yiyise umwami w'abayuda ntibavuge ko ari we mwenyewe. Barangije baravuga ngo mbese ngo mureke twebwe twandikeho ko yiyise umwami w'abayuda atari we ariko umwami Pilato. Njye buriya ikintu njya mvuga mboneye yarabonekewe n'umucyo w'umwuka wera. Arangije arababwira ati oya mwebwe ikintu umwami yanditse ni ntakuka. Icyo nanditse nacyanditse ntago nshobora kwivuguruza. Icyo nanditse nacyanditse icyo navuze nakivuze ntago nshobora kwivuguruza. Yari yanditseho ngo ni umwami w'abami. Ntago rero yagombaga kwisubira ngo ajye kwandika ngo yiyise oya bari kugira ngo uwo mwami ni utari seriye. Pilato yari kuba atari seriye. Hanyuma rero haleluya bakristo ikintu nababwira hano iri jambo ry'Imana ushobora kuba uri mu bihe wumva ucitse intege ukaba uri mu bihe wumva bitakorohewe ariko hari ikintu Uwiteka yakuvuzeho. Haleluya ikintu yavuze icyo yavuze yarakivuze. Icyo yanditse ku buzima bwe yaracyanditse. Niba yanditse ko uzakira ugomba gukira. Niba yanditse ko uzaba umugore ugomba kuba umugore. Niba yanditse ko uzatunga imodoka ugomba kuyitunga. Niba yanditse ko ugomba kuzatwara imodoka. Nubwo yanditse ko ugomba kuzaba umuntu w'umugabo uvuke pfiro ukareba umuryango wanyu ukabona ntaho uzigeza ariko Kristo ikintu yanditse Mana ishimwe cyane yaracyanditse. Icyo yasinye ku buzima bwawe wampfubyiwe wowe uri mu muhanda wowe wumva ubuzima bwanze uyu munsi wowe kurya byanze wowe ubona uyu munsi uri mu bukode. Ndagira ngo nkubwiye ngo hari ikintu Kristo yanditse ku buzima bwawe. Mana ishimwe cyane. Nicyo ngutangariza kugira ngo uhange amaso Kristo ikintu yanditse yaracyanditse. Ndabwira abantu bose ndabwira abanyarwanda ushobora kuba wumva udafite imbaraga. Ushobora kuba wumva uyu munsi ukabona uri mu bukode burakunaniye ukabona ubuzima bwaranze ukiruka mu buhanda mu biyobyabwenge ukavuga ati kunywa inzoga kugenda ukafata ibiyobyabwenge
ubwenge, ka mugo, za energy, mbese ukavuga ngo amarikeri ngo niyatuma umuntu asinzira. Ndagira ngo nkutangarize ngo hano ibyiringiro bitangwa na Nyagasani. Reka mbabwire ngo ngwino kuri Yesu, hari ikintu yakwanditseho ku buzima bwawe. Hari igihe abantu bajya bagushidikanyaho bakagira ngo bagashaka kuguhindurira izina. Bari hari abashaka kumuhindura sitati ngo bandike ngo yigize, mu yandi magambo bashaka kuvuga ko yigize atari we, ariko ubundi yari Kristo umwami w'abantu. Haleluya. Hanyuma hari ikintu yanditse ku buzima bwawe. Umunyarwanda ndagira ngo nkubwe ngo hari ikintu Kristo yanditse ku buzima bwawe. Yewe wowe turarebana mama, wowe turebana mukobwa, wowe turebana wa mpfubyi. Reka nkubwire, nubwo uyu munsi uri mu bukode, nubwo uyu munsi urimo kubona wabuze nayo kwishyura minerivare, ariko ndagira ngo utangarize inkuru nziza, hari ikintu Kristo yanditse ku buzima bwawe. Sinabwiye se ukuntu nari ngiye kwiyahura, hanyuma umukozi w'Imana Theogene akaza akaduhana akatubwira inkuru nziza. Nawe buri hari ikintu Uwiteka yaranditse ku buzima bwe, kazaza akatubwira iyo nkuru, hanyuma natwe tugakira. Barishimwe cyane. Haleluya. Kutewe ubwoba niki? Imbaraga n'amavuta. Hari ikintu Kristo yanditse. Iteka shimwe. Kandi nta muntu ugomba kukivuguruza. Umva nkubwire, inimba Imana yarashyizeho akazi kavuga ati wowe nzakujyana hanze, uzankorera Imana, uzamvugira. Niba hari ikintu yamaze kwandika, uhumure. Nubwo abagutera ubwoba babaho, nubwo abarozi baba benshi, nubwo abacantege, nubwo abakwica baba benshi, ariko nunyura no mu muriro humura, ntago uzashya, nuca no mu mazi ntazagutembana. Hari ikintu Kristo yagize gute? Yanditse. Haleluya. Amen, amen. Iri jambo riramfasha nkumva naguruka, kuko mba numva ko uko byagenda kose hari ikintu Kristo yanditse ku buzima bwacu. Mbarerekeza nkareba, nubwo umuntu atangira asitiraguringa, ubuzima bwaranze, urugendo rwaratunaniye, ugakubita hepfo no hirya no ruguru hose ukareba ukabura ikintu wakuramo, ariko nkavuga ati hari ikintu yanditse. Njye mfata urugero nko kuri twebwe mu rugo, nta muntu wajyaga wiga mu rugo buriya mu muryango, nta muntu wajyaga wiga, ahubwo twese twabyirutse tumeze nk'abasazi, bajyaga badutereza imyuka mibi, tukarara tubona inzoka. Ariko hari ikintu Yesu yaranditse, bashiki banjye ubu n'aba mama, hari ikintu Kristo yaranditse. Nanjye ubu ngubu murabona ko naje kurangiza ndiga, urumva ko hari ikintu Kristo yanditse, kandi n'ubu umugambi Imana cyakomeza. Ariko utewe ubwoba niki? Hari ikintu Kristo yanditse, hari ikintu Kristo yakuvuzeho. Humura, reka kwigirira nabi, reka kwiyehura, reka gutekereza kujya gusambana ngo niho umunezero uva, ahubwo hari ikintu Kristo yanditse. Icyo nicyo mbifurije, kugira ngo musingire icyo Kristo yavuze, mwebwe mushakashaka, ahubwo mumenye nicyo umwami Yesu ashaka, niki Kristo yakuvuzeho, umenye mbese niki Kristo arimo kukuvugaho, umenye ngo mbese niki Kristo agushakaho. Mbese numara kwisobanukirwa, urasanga hari umugambi w'Uwiteka gufiteho ku buzima bwawe. Mana ishimwe cyane. Hanyuma Pilato arangije arababwira ati umva, never, ntibishoboka, amagambo muyareke, abakubwira ngo ntacyo uzimarira babwire babisubizeyo. Hari ikintu Kristo yanditse. Haleluya. Abakubwira ngo ntuzaba umugabo, abakubwira ngo ntuzaheka, abakubwira ngo ntuzabyara, abakubwira ngo ntuzacuruza, abakubwira ngo uzahita uhomba, ngo ejo bundi uzahomba, ababwire ngo ibyo ngibyo urabeshya. Hari ikintu Kristo yagize gute? Yanditse. Ngo bacyandika aho ngaho, ngo bakimumanikaho, ngo icyo nanditse nacyanditse. Pilato aravuga ati ni ukuri kw'Imana, ikintu nanditse nacyanditse, ntabwo najya kwivuguruza. Kandi buriya ahagarira uyu mwami, ahagarariye ubundi Kristo, ararempuresinga Kristo, nta kindi ahagarariye, arahagarariye Kristo. Rero humura, Kristo ibyo yanditse yaracyanditse. Wikigirira nabi, witekereza indi migambi mibi, wikitegeza kwigirira nabi, ngo ubayeho mu buzima bubi. Ibyo bintu baye Imana irabizi. Hari ikintu yanditse ku buzima bwawe, no kugikora izagikora. Uwiteka niwe mwungeri wacu, situzakena, aturyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Muhumure, niyo twaca mu gikombe cy'ubwatsi bubisi, niyo wagenda ukanyura ahantu hagoye, hari Uwiteka ujya ukugaruza ubugwaneza, kuko hari ikintu yakuvuzeho, kuko hari ikintu yanditse ku buzima bwawe. Muhumure, ntago muzakorwa n'isoni. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane, ndabakangurira kujya muza hano mukumva ijambo ry'Imana, mukumva ubuhamya, mukumva amakuru meza y'ijuru. Yesu amara agahinda kandi mwirira, abaremerewe n'ibiruhanya, muze tubabwire ko umwami Yesu yabaruhura. Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane, murakoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Nukuri ndafashijwe. Nukuri fashwa mu izina rya Yesu. Imana yanditse yaracyanditse ku buzima bwawe. Babyange babyemere, yaracyanditse. Satani arwane ntarwane, yaracyanditse. Uko nashaka zunguza umurizo. Bana we, hari icyo Kristo yanditse. Yes.
ayiwe ubu hari umuntu rero uhise utubona akavuga ati ariko mana nifuje ko uyu muntu yazaza kuvuga ubutumwa iwacu reka mubwire tanga nimero yego rwose Imana ibahe umugisha reka ku banyarwanda badukurikiye ku bantu mukunda ijambo ry'Imana tubagezaho reka tubahe nimero ry'ukuntu mwajya mutubona ari abadutumira ari abashaka ko tuvuga ubutumwa ari abadushaka ngaho iwanyu ari abashaka kuza kugeza ijambo ry'Imana hano mu Cyumba TV ni karibu rwose hano mu Cyumba TV ntawo duheje ufite ubuhamya ufite ijambo ry'Imana ufite aho Yesu yagukuye ushaka kugeza ku banyarwanda benshi bakabahoka imitima ni karibu muzaze rwose muri benshi tuzabakirana yombi reka tubagezeho nimero mwatubonaho nimero zacu ni 078 43 79 376 iyo nimero iba no muri momo kandi rwose muzabyibuke muze mutugezeho ijambo ry'Imana abantu tubabwire ubutumwa bwiza babohoke tubabwire ko Yesu amara agahinda waba ugiye no kwiyahura waba ugiye no kwigirira nabi ukagarukira aho ngaho kuko umwami n'umukiza yaraturengeye yaratubatuye murakoze cyane murakoze cyane rero Imana ibahe umugisha nyemerera mugenzi wanjye ukurikiye kino kiganiro ndabizi rwose mwafashijwe ariko ubu butumwa kubwihererana ntago ari byiza nyemerera ukore share ukande subscribe niba utarabikora dukorera Imana tugifite uburyo maze ubwo tuzaba twivuga imyanya myiza tuyimye dusingiza dusabanira mu ijuru kwa mahoro ahoraho icyo gitaramo cyabera ndifuza ko wowe n'abariya twazakibanamo turirimba indirimbo z'abanesheje haleluya 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 ibiganiro nk'ibi nababwira ngo nakagaruka kuri Icyumba TV ntacyo murabona ibyiza biri imbere yes murakoze